abakandida babaye benshi haba ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite abigenga. Turamutse tubivuze gutyo ntabwo twaba twibeshye dukurikije n'imibare ya 2017 turibeshye. Murakoze cyane. Nibyo koko kuva ku itariki 17 z'uku kwezi kwa gatanu 2024 kugera uyu munsi ku itariki 30 twari turi mu gikorwa nk'uko ingengabihe y'amatora yabigaragaje. Twari mu gikorwa cyo kwakira abifuza kuba abakandida. Twari dufite ibyiciro bitandukanye by'abifuza kuba abakandida. Ku mwanya wa Perezida wa Repubulika tukaba twari dufite icyiciro cyo ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, dufite icyiciro cy'abadepite nk'uko mubizi ko tuzakora amatora akomatanyije muri uyu mwaka. Tukaba rero muri iyi minsi koko twarakiriye buri munsi abazanaga ibisabwa n'amategeko kuri iyo myanya nk'uko nari mbivuze. Wenda kugira ngo maramatsiko abatari hano buri munsi nuko uyu munsi dushoje iki gikorwa twakiriye abifuza kuba abakandida ku mwanya wa perezida. Abatanzwe n'imitwe ya politiki dufite ibiri. Umuryango RPF Inkotanyi watanze umukandida ndetse na Green Party. Tukaba ariko tunafite abigenga bashatse gutanga abifuza kuba abakandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika bigenga 7. Ikindi cyiciro twakiriye ni ku rwego rw'abadepite. Ku rwego rw'abadepite dufite abatanzwe n'imitwe ya politiki. Imitwe ya politiki igera kuri 6 yatanze urutonde rw'abo bifuza baramutse batsinze amatora, abo bifuza ko bajya mu nteko ishinga amategeko. Twari dufite umuryango RPF Inkotanyi, Green Party, PSD, PDI na PS Imberakuri. Abo bose bazanye intonde nazo na PR intonde tuzasuzuma noneho mu gihe cy'amatora. Tusuzuma ibisabwa ariko bakajya ku rutonde, bibura bakabitanga. Ikindi cyiciro navuga ni icyiciro cyihariye kirimo urubyiruko, abagore ndetse n'abafite ubumuga. Aho twabonye benshi twabonye benshi cyane cyane ku bagore, aho dufite umubare utari mutoya ndetse no ku badepite bigenga. Tukumva rero ko nk'uko warumbajije uyu mwaka hari umubare munini wagaragaye bazanye ibyo amategeko ateganya, tukazagira igihe cyo kubisuzuma. Ni nacyo wenda nahita mbabaza, hagiye gukurikiraho ikigiye gukurikiraho kirafata igihe kingana iki ku buryo ingengabihe y'amatora mwasohoye na mbere yuko mutangira iki gikorwa cyo kwakira abifuza gutanga kandidatire muri rusange? Nibyo, kuva ejo turatangira gusuzuma inyandiko batugejejeho, ibyangombwa batugejejeho kugera ku itariki 6 z'uku kwezi kwa gatandatu 2024. Akaba ari uwo munsi tuzasohora urutonde rw'agateganyo. Urwo rutonde rw'agateganyo tukazarumenyesha abatanze ibyangombwa bifuza kuba abakandida ariko ndetse n'abanyarwanda. Kuva ku itariki 6 kugera ku itariki 14 kizaba ari igihe cy'uko ufite ibyo atujuje abyuzuza. Ku itariki 14 rero tukazasohora urutonde ntakuka ari rwo ruzajya ku rupapuro rw'itora. Turimo turagana ku musozo, ntago ikiganiro kiraza kuba kirekire. Iyo ukurikije abakandida abatanze kandidatire zabo ndetse n'abanyamakuru mwakomeje kubana umunsi ku munsi muri iki gikorwa, twavuga ko muri iyi minsi niyihe myitwarire igomba kubaranga, haba ari ku ruhande rw'abanyamakuru, ku batanze kandidatire, muri make ni izihe za kirazira kuri ibyo byiciro byombi kugira ngo mu by'ukuri ibikorwa by'amatora u Rwanda rurimo gutegura bizarushe kugenda neza? Ugize neza cyane ko muri iki gihe turasaba reka mpere ku batanze abifuza kuba abakandida
kuko twabahaye amategeko, amabwiriza. Icya mbere turabagira ngo tubamenyeshe ko igikorwa cyo kwiyamamaza kitaratangira. Nk'uko nabisobanuye, kizatangira itariki 22 z'ukwa gatandatu kugera ku itariki 16 z'ukwa karindwi. Bafite umwanya munini rero wo kuziyamamaza. Byaba byiza rero batisha amategeko, kuko bisha amategeko nabo byabagiraho ingaruka, kuko igihe icyo ari cyo cyose komisiyo y'igihugu y'amatora ibonye ko hari imyitwarire itariyo, ishobora no kumukuza ku rutonde rw'abakandida. Ni byiza rero yuko bumva ko twakiriye ibyo basabwa, tuzabisuzuma, tuzabamenyesha abari ku rutonde, ariko turasaba yuko bamenya ko n'igihugu gifite amategeko uretse aya tugenderaho y'amatora, ariko hari n'amategeko rusange atanga umutuzo ku banyarwanda. Icyo rero cyuko tutaratangira kwiyamamaza ni ikintu ngira ngo nsabe cyane cyumvikane. Cya kabiri nuko nkuko warumbajije utitangazamakuru, itangazamakuru nabo najya ngo maze nabashimire yuko badufashije, n'abafatanyabikorwa b'ingenzi cyane, ari mu kumenyekanisha iki gikorwa, ari mu kwigisha, kuko nayo ni inshingano ikomeye y'itangazamakuru. Dufatanya kugira ngo twigishe abanyarwanda muri bwa burere mboneragihugu bujyanye n'amatora. Ariko nanone ahari benshi ntihaburamo umwe cyangwa babiri wateshuka ku bisabwa kugira ngo amatora azagende neza. Turabasaba yuko baba abanyamwuga, turabasaba kubibutsa kandi yuko atari umwanya wo kugira ngo bakore ibidakwiriye, gukora campaign, gufasha abakandida kwiyamamaza igihe kitaragera, kuba banakora ibikorwa, ngira ngo kuko ari abanyamwuga barabizi ibyo, twaranabiganiriye, barabizi ibyo batemerewe gukora muri iki gihe cy'amatora. Turabasaba rero yuko bakomeza kwitwara neza, kuko nabo bagengwa n'amategeko. Haramutse hari ibyo batubahirije tukabiganira bikaba bitakemuka, nabyo birumvikana neza yuko amategeko yabakurikirana, ariko turizera yuko bitazagera aho ngaho. Ikibazo cya nyuma cyanagarutsweho, muravuga muti ugutanga kandidatire kubifuza kuzaba kandida ku myanya itandukanye mu byiciro bitandukanye ni demokarasi, bigaragaza demokarasi ndetse n'uburere mboneragihugu, nabyo mwabikomojeho. Ariko hari n'ikindi cyagarutsweho ku mwanya w'umukuru w'igihugu, buriya n'umwanya ukomeye cyane. Mwabibonye gute? Ese hari cyazasuzumwa ku buryo mu bihe bizaza twavuga ko umwanya w'umukuru koko w'igihugu uzajya uhatanirwa, cyangwa se kandidatire izajya itangwa n'umuntu ubona ko abifitiye ubushobozi ndetse n'ubumenyi muri rusange? Nkuko nabisobanuye nanone nuko nongera kuvuga ko ubu ngubu twagenderaga ku mategeko dufite ndetse n'amabwiriza dufite, kandi ibyo bikaba byarakurikijwe. Ariko muri iki gikorwa kuzagera igihe cy'amatora arangiye, iyo amatora arangiye tugira igihe cyo gusuzuma, tugasuzuma uko ibikorwa byose by'amatora byagenze. Ariko ntitubisuzuma twenyine, tuba dutega n'amatwi, dutega amatwi ku banyarwanda, tugatega amatwi ku bafatanyabikorwa, ari itangazamakuru, ari sosiyete sivile, hari ibyiciro bitandukanye byihariye, ndetse muzi ko tuzaba dufite n'indorerezi. Indorerezi nazo ziduha raporo dushingiraho kureba iby'ingenzi cyangwa se iby'ukuri twashingiraho, kugira ngo icyambere niba hari ibyangombwa byo kugira ngo tube twaheraho guhindura amategeko bibe byakorwa. Niba ari ku mabwiriza naho bitewe n'ukuntu twabisuzumye tukabona ko hari igikwiriye kugira ngo tunoze, ko nkuko mubizi kunoza no guhozaho kugira ngo ibintu bikomeze bigenda neza. Turumva rero icyo twavuga uyu munsi nuko tutarasoza igikorwa, ariko turakira ibitekerezo muri uru rugendo rwose kuzagera igihe dusoreje igikorwa. Ibizagaragara rero koko abanyarwanda baganiriye bakabona bikwiriye, bizakorwa. Ndumva nta kabuza, ariko birashimishije kubona ko abanyarwanda
bagira umwanya wo gukurikira bakanatanga ibitekerezo, bakavuga bati wenda umwanya w'umukuru w'igihugu turifuza ko byazagenda gutyo ubutaha, turifuza ko hanozwa iki, twishimiye iki ngiki, icyo tutishimiye ni iki ngiki. Turumva rero byose tuzabihuza tukabiganira n'abafatanyabikorwa, ndetse ni mu rwego rw'amategeko no mu bundi buryo bwose busabwa, kugira ngo uko igihe u Rwanda rukomeza kujya mu nzira ya demokarasi, uko u Rwanda rukomeza kubaka uyu muco mwiza wo kwitorera abayobozi, bikorwe neza kurushaho. Arakoze cyane Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora Oda Gasinzigwa mu kiganiro tugiranye.